Murakoze cyane. Uyu munsi Réseau des Femmes pour le Développement Rural twakiriye umuyobozi w'akarere ka Burera herekejwe n'umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa by'abafatanyabikorwa ndetse n'umujyanama wa komite nyobozi y'akarere ka Burera. Nk'akarere dukoreramo dufitemo imishinga ibiri, natwe rero nka Réseau des Femmes twishimiye kuko cyane ko ari ubwa mbere nka Réseau des Femmes twakiriye umuyobozi w'akarere yadusuye yabiteguye ku giti cye akaza gusura Réseau des Femmes nk'umufatanyabikorwa ukorera mu karere. Twamushimiye rero kandi twarushijeho kumwizeza ubufatanye n'ubwo bwari buhari cyane mu mishinga iri imbere, haba mu baturage muri rusange, ariko ikigamijwe cyane gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no kurushaho kwigisha ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kugira ngo dukumire inda ziterwa abangavu bakiri bato binyuze mu ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Uyu munsi twahisemo gusura Réseau des Femmes kubera ko ari umwe mu bafatanyabikorwa b'akarere ka Burera kandi twishimira ibikorwa byiza akorera mu karere kacu ka Burera. Kwari kugira ngo rero twongere kuganira ku bikorwa byose bikorerwa mu karere, ariko twongera no kuganira ku bindi bigikenewe ku buryo twafatanya gushyiramo imbaraga muri gukomeza kunoza ubufatanye n'imikorere n'imikoranire. Twagiranye rero ibiganiro byiza cyane kuri porogaramu zisanzwe zikorera mu karere, tuza no kureba twakongera gushyira imbaraga nyuma yuko twari tumaze iminsi turihanganye n'icyorezo cya COVID-19 tutabasha gukora ubukangurambaga cyane duhereye ku bigenda bigezwa ku bagenerwabikorwa, cyane duhereye kuri babana b'abakobwa babyaye bakiri batoya. Hari urugendo bagiye bakorana na Réseau des Femmes, twaganiraga rero tureba ngo ni kino twafatanya kugira ngo bari abana b'abakobwa nibura dukurikije aho bamaze kwigeza ku nkunga ya Réseau des Femmes, turebe uburyo bakomeza kudufasha noneho no kuganiriza n'abandi bagiye bahura n'ibibazo nka biriya bitinyuke be kumva ko ari iherezwa rya byose, ahubwo noneho tunarebe ngo niki twanakufatanya noneho na Réseau des Femmes mu rwego rwo gukumira abatarahura na kiriya kibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda, kugira ngo turebe uburyo twashyiramo imbaraga dufatanije twese. Twumva rero ni ikijyanye n'ubufatanye gusa twaganiraga kandi ibiganiro byagenze neza. Twese ari ku ruhande rw'akarere twishimiye ibyo Réseau des Femmes idufasha, ariko na Réseau des Femmes byagaragaye ko yishimiye uburyo akarere ka Burera korohereza abafatanyabikorwa harimo na Réseau des Femmes. Tukumva rero ari intangiriro nziza. Iyo rero baje gutanga umusanzu wo mu kubaka umuryango utekanye kandi ushoboye, cyane bagaragaza n'ibyakorohereza umugore muri ya mirimo myinshi akora yirirwamo, bigatuma rimwe na rimwe n'ahandi yakagombye gushyira imbaraga cyangwa se na mirimo imufasha kwiteza imbere mu bijyanye n'ubukungu atayigeraho bitewe n'akazi kenshi yirirwamo. Wabonye nka kiriya gikorwa cyo kubaha ibigega kugira nibura umwanya bataga bajya gushaka amazi uze kugabanuka. Urabona ko ni ikintu cyiza cyane, ufashije burya umugore ni umusanzu ukomeye cyane, yarenga ku mugore none akajya gukemura bya bibazo by'abana baterwa inda bakiri batoya, haba mu bukangurambaga, haba ariko no gufasha abahuye n'icyo kibazo mu kubafasha mu gusubira mu buzima busanzwe. Urumva ko ni umusanzu ukomeye rero. Bagaruka ku muryango, kandi iyo wafashije umugore ugafasha umwana w'umukobwa, twese turabizi ko uba ufasha umuryango wose.